imigisha. Sibyo? Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gishya. Peya ukavuga ngo ibya kera birabishize. Ibya kera birabishize. Dore byose birabihindutse bishya. Aho harimo abana be na se. Ayo avuga ngo umuntu muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Haleluya. Amen. Abakijijwe abandi kubatizwa turabifuriza kuba ibyaremwe bishya. Mbese ku buryo umukubaho ufite itandukaniro, tugiye kubaho dufite itandukaniro n'abandi bakadakijijwe. Ibyaremwe gishya mwega gushya n'ushaje birasa. Hari ubwo bisa. Mwega gushya n'ushaje ntabwo bisa. Ugomba kuba uri icyaremwe gishya, ukabaho ubuzima bufite itandukaniro, ukabaho ubuzima butabwira icyaha gisa nacyo, ukabaho ubuzima n'iyo ugikoze ukihutira gukihana ukaba muri bushyashya iminsi yose. Haleluya. Amen. Yari Kristo azaho icyaremwe gishya. Ibya kera birabishize. Ibya kera ibyo bya kera n'ibyo umuntu aba agendera atari yamenye Imana, atari yakizwa, atari yakizwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Ujye ureba muri icyaremwe gishya, iyo ni A. B, urebe yuko ibya kera koko bya bindi by'amagambo apfuye, byo kubeshya, byo gutukana, ya mirimo by'amarari y'umubiri n'ubusambanyi n'ibindi bisa bityo, kw'ibyo byashize n'ubwibonaho umere yuko utakiri icyaremwe gishya. Wiyeze, numara kwiyeza ube mushyashya. Kandi nagira ngo mbabwire ngo mbere yo kwiyeza unajya guha intambara yo kwirinda. Kugira gute? Kwirinda. Kuko atari butinde cyane. Usabye mu rwandiko Pawulo rw'Abagalatiya 5:19 haboneka imirimo ya kamere cyangwa twajyanye n'ibyaha wenda bihagarariye ibindi byaha bizwi. Ibyaha bizwi gute? Ibyaha muri rusange bizwi. Harimo kubeshya, gusambana, kuroga, igomwa, ishyari. Narabisomye mbona bigeramo muri 14 gutyo bihagarariye ibindi, ariko hasi bakavuga ngo n'ibindi bisa bityo. Ibindi bigira gute? Bisa bityo. Maganza 5:19 umuntu wese w'ikigwa agomba kuba hazi agasoma ibyo biragaragara ko nta kintu arimo kwibonaho cyangwa igisa nacyo. Sibyo? Akakirinda. Naribuze kugira ngo tuza kwirinda, narigarukaho Maganza 5:22 harimo imbuto 9 z'umwuka, imbuto z'umwuka. Bisomye Maganza 5:13 Pawulo yatangiye avuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ariko mutazakora ibyo bwa mbere n'iki. Sibyo? Muyoborwe n'umwuka wera kuko ariko mutazakora ibyo kamere irarikira. Ubu mugiye kubatizwa mu mazi, ariko umuntu ugiye kubatizwa mu mazi atagiye kubatizwa mu mwuka wera ntabwo agiye kuvuga ngo ababatizwa mu mwuka wera munambure. Oya, urabizi ko wabatijwemo ntabwo ari cyo somo turi kwigisha uyu munsi. Ahari narabyize, ndatekereza ko mwabyize, ariko umuntu ugiye kubatizwa mu mazi wese ajya yumva agasigaye imbere yo kubatizwa mu mwuka wera. Uwari ufite inyota yo kubatizwa mu mwuka wera hari igihe biza vuba cyangwa bigatinda, ariko umuntu yabiharaniye arabibona. Yabiharaniye agira gute? Arabibona. Noneho rero umwuka wera kubatizwamo ni kumusengerezwamo, ukavuga mu zindi ndimi, kwakira izo mbaraga. Hari icyo bigushoboza, bitari ukuvuga ngo wumvise ijambo ry'Imana, kuko umuntu yakirijwe gusa byonyine, nabwo umwuka wera niwe uba umufashe gukizwa, niwe umutsinda. Nyine idoze uyifite, ariko ugomba gutera n'izindi ntambwe yo kubatizwa mu mwuka wera, ukakira izindi mbaraga zigufasha kunesha ibyaha. Sibyo? Ukanesha. Rero uwo mwuka niwo Pawulo yavuze. Hari kamere. Kamere mufite aricyo. Kamere iri mu miterere y'umuntu, iri mu maraso. Ni kamere igukoresha icyaha, iguha gutukana byoroshye, ikaguha kubeshya kuri telefone, ikaguha ibyo byose. Kamere rero ni ibintu twakiriye bihera inyuma ku batubanjije umuntu wa mbere Adamu na Eva yakoze icyaha. Iyo nyungu y'icyaha irabikurikirana, ariko Adamu wa mbere azana icyaha. Adamu wa kabiri ariwe Mwami Yesu Kristo, we azana ubugingo, azana ubuzima, azana guhemuka, azana ubugingo buhoraho. Haleluya. Amen. Adamu wa kabiri ariwe Yesu twakiriye. Sibyo? Kandi Yesu aba ku isi atanga urugero, aririnda
arigisha avuga ubutumwa bwiza ubu dufite bwanditse burimo ibyo dusoma uyu munsi, hanyuma asigara intumwa mu cyimbo cyakomeza gusoza atagihari, ariko itarashobotse intumwa atagihari ni wa Mwuka Wera yabwiye intumwa z'akabanga bwiza nubwo nagenda kuko nigera nzabohereza umufasha, sibyo uzabafasha uzabigisha mu kuri kose. Uriya mufasha witwa Umwuka Wera rero umuntu iyo umuntu amwemereye amuyobora rero kumuyobora rero niho na Pawulo yavuze mu gace ka 6:5 avuga ngo itegeko ndavuga nti muyoborwa n'Umwuka, umukristo ukiri agomba kuyoborwa n'Umwuka. Haleluya, amen. Kuko ariko mutazakora ibyo kamere iraricira, kuko kamere iraricira ibyo Umwuka yanga, n'Umwuka agakunda kamere agira gute yanga. Kuko ibyo bihabanye, niyo mpamvu dushaka gukora ibyo gukora. Haleluya, amen. Mwuka agomba kudushoboza kureka kubeshya, Imana dushoboza agomba kureka gusoma ibyo bintu byose biza vuba, ugahita wumva wabyaje, wumva wabiguyemo, wumva tubirimo, bityo cyangwa biri Imana dushoboza kubivamo, sibyo? Noneho iyo uzikomera ku murongo wa 19 niho bavamuzana imirimo ya kamere.